Agasobanuye kacu tugatangiriye aha ngaha. Hari umugore uri kuza ari kwiruka afite umwana mu ntoki ndetse afite n'igitiyo. Uyu mugore yaje ari kureba hirya no hino ngo arebe niba nta muntu uri kumureba. Nyagasani ukurikire filime witonze. Uyu mugore abonye nta muntu uri kumureba ahita atangira gufata igitiyo, atangira gutiyura, atangira gucukura nk'uri gucukura icyobo, mbese muri makeya namwe muri kubibona. Uyu mugore ntabwo tuzi ngo agamije iki, nta nubwo tuzi ngo ni iki agambiriye. Ubwo yarangije kubona umwobo mutoya ahita aza gake gake aterura umwana. Nyagasani uyu mugore ubanza agiye gushingura uyu mwana ari muzima. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugore yafashe uyu mwana gake gake atangira kuza hahandi yari yacukuye umwobo. Kurikira filime witonze. Niba ari ubwa mbere wajya kuyu muyoboro, kwibutse gukanda subscribe, ntugende udasize na comment ndetse na share. Ubwo uyu mugore yashize uyu mwana hasi atangira kurenzaho agataka. Hano hari undi mugabo wari uri kwinjira aje kubasura mu gipangu. Ageze hano abona umugore ibintu ari gukora ntibisanzwe, aravuga ati what, ibintu ari gukora ni ibiki? Ati ngibi bintu ntabwo ndi kubisobanukirwa. Ukurikire filime witonze. Uyu mugabo yitegereje neza abona hariya ari gutaba umwana, ari gushingura umwana ari muzima. Uyu mugabo byaramutangaje ndetse arumigwa, aravuga ati ibi bintu ntabwo nasobanukirwa ibyo ari byo. Maze barakwereka yakuyeho telefone atangira gufotora. Ukurikire filime witonze. Uyu mugabo yatangiye gufotora gake gake ndetse ari no gusubira inyuma kugira ngo uyu mugore atamubona. Uyu mugore barakwereka yafashe umwana aramushingura ari muzima ndetse uyu mugore yaranashishikaye. Gusa ntabwo tuzi ngo agamije kugera kuki, ariko nuza gukurikirana filime witonze uraza gusobanukirwa ikintu ashaka kugeraho. Uyu mugore barakwereka yakomeje gucukura, akomeza kurenzaho agataka. Nyagasani uyu mugore yashinguye umwana ari muzima. Nawe uri kubibona kandi koko ibi bintu biratangaje. Gusa binarimo n'ikibazo, ntabwo wakora ibi bintu guca nta mpamvu ibirimo. Nituza gukurikirana filime twitonze turaza kumenya impamvu uyu mugore yari ari gukora ibi. Barakwerekana wa mugabo nawe ari gufotora byakomeye ndetse ari no gusubira inyuma ari kuvuga ati uyu mugore atambona, ati noneho ndaza kumucunga reba icyo agambiriye kugeraho. Ubwo uyu mugore yaratabye neza, arangije arahaguruka. Uyu mugore arambika igitiyo hasi avayo gake gake ari kunyomba bucece. Barakwereka uyu mugore yatangiye guhamagara umuntu bita Sandrina. Ntabwo tuzi ngo ni muntu ki. Yatangiye guhamagara Sandrina ariko kumubwira ati Sandrina ati va hano nkwereka akantu mfasha. Barakwereka Sandrina yavuyeyo. Uyu mugore aravuga ati byanga byakunda imigambi yanjye iraza gucamo. Uyu mugore abwira Sandrina ati va hano nkwereke, arangije amufata ukuboko aramuzana. Uri kubona yuko ari umukobwa w'inkumi. Uyu mugore yise amuhereza igitiyo, aramubwira ati burandundira kano gacanga hano, iburandundira kano gasenyi, guca ibintu bimeze kura ahangaha nawe nyine uri kubibona. Uyu mugore abwira Sandrina ati buramfasha undundira aka gacanga, nanjye hari utuntu ndaba ndimo, hari utuntu ndimo. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa nawe Sandrina atangira kurunda. Uyu mugore hari uwo yatangiye guhamagara ari kuvuga ati sheri, ati mugabo wanjye. Maze uyu mugore Sandrina arebye aramubwira ati ongera urundi. Maze uyu mugore atangira guhamagara ari kuvuga ati mugabo wanjye vayo ureba umwana wacu baramuhambye, umwana wacu baramushinguye. Aravuga ati ngenda mubonye uyu mukobwa ari kudushingurira umwana. Uyu mukobwa ndetse ni mushiki w'uyu mugabo. Uyu mugore atangira kwikumbagaza no kurira ari kuvuga ati nsanze umwana wacu bari kumushingura rwose, wa mugabo we kubyakira biri kungora. Uyu mukobwa Sandrine atangira kuvuga ati nge ibintu ari kuvuga ntago mbizi. Ukurikire filime witonze.
uyu mukobwa Sandrine aravuga ati urimo uravuga ibiki? Maze uyu mugore aravuga ati umwana wacu bari kumushingura, dore Sandrine ari kumushingura hano hantu kandi ari kumushingura ari muzima, ati genda utaganyure maze urebe, ati njye kubyakira biri no kungora. Maze Sandrine aravuga ati ibyo ari kuvuga ari kubesha, ari kugukorera puranka buriya, sinzi ibyo ari kuvuga nanjye ubwanjye ntago mbizi, gusa uyu mugore we yari ari seriye kandi nawe uri kubibona yuko ari seriye. Sandrine byatangiye kumucanga, uyu mugore aravuga ati wa mukinga we, ni gute uri gufata umwana wacu ukamushingura ari muzima? Uyu mugabo byatangiye kumutangaza, uyu mugabo aravuga ati wa mugore we ntago nzi ibintu urimo. Uyu mugore ahita avuga ati ngenda ndanagiye, uyu mugore ntago anyifuriza ikintu cyiza, uyu mushiki wawe ntago anyifuriza ikintu cyiza. Maze umugabo aramubwira ati garuka turebe, umbwize ukuri, ibintu uri kumbwira ntago ndi gusobanukirwa ibyo ari byo. Maze uyu mugore aramubwira ati nge ndi kukubwira yuko umwana wacu bamushinguye ari muzima kandi ni mushiki wawe Sandrine wabikoze, nyagasani. Ubwo barakwereka uyu mugabo yaje asatira Sandrine ari kumubwira ati mpigitiyo. Umugabo arangije aza hano bashinguye umwana we, ukurikire filime witonze. Uyu mugabo yatangiye kwegerana, aba ngaba nabo bari gucocorana. Uyu mukobwa ari kuvuga ati ibintu uri kumbwira ntabyo nzi, ati kumpamagaye ngo nze ngufashe ko ntarinzi ibyo urimo, ibyo uri kumbwira ni ibiki? Nyagasani ukurikire iyi filime witonze. Ubwo uyu mugabo yaje gutaganyura ngo arebe ibyo ari byo, barakwereka umugore we nawe yaje kumureba, yaje kumufasha. Barakwereka uyu mugabo ageze hano hari icyo yakozeho, nyagasani yarikanze. Uyu mugabo amabere yatangiye kwikora tonsa, uyu mugabo yese atangira gucika intege, gusa yarakomeje arataganyura ngo arebe. Maze uyu mugabo aravuga ati nizere yuko ibyo ndi kubona atari ukuri, ahubwo nizere yuko ibyo ndi kubona ari ikinyoma. Uyu mugabo yararize, kwifata byaramunaniye, atangira kurira nk'umwana cyangwa se umugore. Nyagasani uyu mugabo agahinda karamwishe, yabonye umwana we koko bamushinguye ari muzima. Yo, ibi bintu birababaje, mwuka byaramwe nimurebe, mundebere iyi filime maze mumbwire ukuntu muri kubyumva. Nyaboneka ntugende udasize komenti n'agasubscribe kaba gakenewe, nako kandeho kuko nta kintu uri buze guhomba. Ubwo Sandrine yatangiye kuvuga ati ibi bintu ntabwo ari njye wabikoze, nta nubwo nzi niyo byabereye, nta nubwo nzi n'ukuntu byatangiye, nyagasani. Gusa twebwe turi kureba iyi filime, umuntu wabikoze turamuzi. Uyu mugabo agahinda karamwishe, atangira kurira, atangira kubabara, nyagasani. Gusa nawe ari wowe sinzi ukuntu waza kubyifatamo. Niba uri umugabo uri gukurikirana iyi filime, uzi kwandika muri komenti maze umbwire ukuntu ari wowe wabyifatamo. Uyu mugabo intege zarasize, uyu mugabo yacitse intege, nyagasani agahinda kabaye kenshi. Yo disi, uzi kubona umwana wawe bamushinguye ari muzima, ariko ibyo bintu birababaza. Gusa uyu mugabo yarebye umwana we ntabwo yari akiri muzima, ahubwo bakimara kumushingura yahise yitaba Imana. Nyagasani ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugabo yateruye uyu mwana gake gake, ahaguruka yitonze gake, ari kuvuga ati murampekuye, ati ibintu munkoreye byo ntago bisanzwe. Yo, uyu mugabo atangira kubwira mushiki we ati reka nizere yuko atari wowe wabikoze, ati kuko ngiye kumukurisha ari mubisi. Nyagasani uyu mukobwa aravuga ati ntago ari njye wabikoze. Uyu mugore nawe yari ari kwitakuma byakomeye. Kurikira filime witonze. Uyu mugore ni umugome, nyagasani, yashatse guteranya musaza na mushiki. Uyu mukobwa Sandrine aravuga ati nukuri ibyo bintu ntago nabikora. Uyu mukobwa yikoreye amaboko ndetse amabere yikora tonsa, atangira kubwira muramukazi we ati wambabariye ukamubwiza ukuri ko ari wowe wabikoze, nge ko ntazi ibyo ari byo. Maze uyu mugore aravuga ati niwe basanganye igitiyo. Barakwereka uyu mugabo yavuyeyo, nyagasani yarababaye, yavuyeyo n'agahinda kenshi. Aravuga ati Sandrine, ati fata umwana wawe, ati egera hino ufate umwana wawe.
aravuga ati uwakwereka mu mutima wanjye ukuntu hameze wahita umenya icyo gukora icyo ari cyo. Uyu mugabo aravuga ati ngiye kukuribata. Abwira Sandrine ati egera hino ufate uyu mwana. Sandrine akamusobanurira ati ni ukuri kw'Imana sinjye wabikoze ni umugore wawe. Uyu mugabo aramubwira ati akira, amuhereza umwana. Uyu Sandrine aravuga ati ntabwo ndafata ku mwana wapfuye, ntabwo ndibuze gufata ku mwana atari njye wamwishe. Uyu mugabo aravuga ati shikiragira vuba vuba, ati kandi ntuze kundakaza, ati ntaza gukora ibyangwa n'amaso y'Imana Nyagasani. Ubwo uyu mugore w'abateranyije ari kureba, ari kuvuga ati mwice. Uyu mugabo abwira Sandrine ati fata umwana wawe, nibura murya umufate uje kumurya. Uyu mugabo amarira akongera akisuka. Nyagasani, akana ke k'imfura niko bari bahohoteye guca, gusa byose ni uyu mugore wari ubikoze. Uyu mugore abwira Sandrine ati ni wowe wabikoze. Sandrine aramubwira ati wamubwiza ukuri ko atari njye wabikoze. Uyu mugore aravuga ati none yaba ari inde? Uyu mugabo aramubwira ati niba wari uri kubona uramurya, ati akiragira vuba vuba uje kumurya, gusa twe turabizi Sandrine ari kurengana. Ese ibi bintu biraherera he? Ibi bintu biraza kugenda bite? Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Uyu mugabo akomeza guhereza Sandrine uyu mwana ari kurira, ari kumubwira ati fatagira vuba vuba. Sandrine ndetse ari kuvuga ati ntabwo ndamufata, ariko yarebye igitsura uyu mugabo yamushizeho, aterura umwana wapfuye kandi atari we wamwishe. Uyu nguyu niwe wabaye nyir'umupfu kandi bitari bigize. Ubwo ngubwo barakwereka muramukazi we yahita atangira kuja kuzana ikibando ngo agiye gukubita uyu mushiki we, muramukazi we ngo agiye kumukubita ngo yamwiciye umwana, kandi twe tuzi ko ari we wabikoze. Uyu mushiki we atangira guhunga, Sandrine yatangiye guhunga. Uyu mugore akabwira uyu mugabo ati mwicagira vuba vuba. Barakwereka umugabo kubera n'uburakari yakuyeho igitiyo. Nyagasani, ibi bintu biraza kugenda bite? Uyu mugabo yakuyeho igitiyo aravuga ati ngiye kugukorera ibintu ku buryo nawe ugiye kujanirana n'uwo mwana. Ukurikire filime witonze. Aba bantu ahantu nta mikino yari ihari, ariko ku mwana wawe w'imfura nawe umbwira ikintu wakora uramutse usanze bigenze guca. Barakwereka uyu mukobwa Sandrine yari agikomeje guhakana, ariko uvuga ati ni ukuri sinjye wabikoze. Musaza baravuga ati ni wowe nsanze hariya, ni wowe nsanganye igitiyo urangije kumushingura. Maze uyu mukobwa Sandrine aravuga ati ni umugore wawe wari umpamagaye arambwira ati mbimufashe, ntabwo nzi ibyo yari ari gukora. Maze uyu mugabo aravuga ati ngiye kwica umuntu, atari ko Mana umbabarire unyihanganire ko icyo cyane kize kumbarwaho, kuko nanjye ngiye kwihorera. Uyu mugabo aramubwira ati amavi nyabone hasi. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugore wabikoze ari guserebura. Uyu mugabo aravuga ati ngiye kugukorera nk'ibyo ukoreye umwana wanjye kugira ngo mujanirane, n'ubundi agiye ngasigara ndi kukureba, njye nta mahoro nagira. Uyu mugabo aravuga ati ngiye kukwica kugira ngo n'undi muntu wese uzumva amateka yanjye atazigera akora ibi bintu, kugira ngo wumve yuko mbabaye. Ubwo ngubwo ndamutse nta kintu nkoze, ntago agahinda kanjye kashira gutyo gusa. Nyagasani, gusa twe tuzi yuko uyu mukobwa ari kurengana. Uyu mugabo yafashe igitiyo, urw'uyu mukobwa rwari rwegereje. Uyu mugabo aravuga ati mushiki wanjye nagukundaga, atariko ngiye kukwica rwose. Barakwereka uyu mugore we yaramubwiye ati murangize, ati kuko nawe nta mbabazi yagize mbere yuko afata umwana wacu agiye kumwica. Nyagasani, ukurikire. Ubwo ngubwo uyu mugore barakwereka yatangiye gusabira Sandrine imbabazi, aramubwira ati wimwica, ati ahubwo mwirukane aje iwabo mu cyaro. Uyu mugabo aravuga ati ikintu yakoze yakoze icyaha ndengakamere, ntabwo akwiye kubaho. Afata igiti arakimanika, akiri kumanika wa muntu twatangiranye ari gufotora aravuga ati have we Fabrice have. Uyu mugabo bamwita Fabrice. Uyu mugabo aravuga ati uri gukora ibiki? Fabrice aramubwira ati ndebera, arampekuye umwana wanjye yamwirengeje sha. Ati ndebera nawe wowe uri nje wakora iki? Uretse wenda kwihorera, nubwo ari mushiki wanjye ariko katandutira umwana, katandutira ubuzima bw'umwana.
umugore we akavuga ati wa mukobwa we ati wumve barakwereka. Uyu mugabo yatangiye kumusobanurira aramubwira ati rero Sandrine nta cyaha afite, byose byatangiye ari umugore wawe, umugore wawe niwe wabikoze, naho Sandrine arimo ararengana. Nyagasani, uyu mugabo yatangiye kuza gushinja uyu mugore, aramubwira ati ni umugore wawe wabikoze, Sandrine ararengana, umugore wawe niwe niboneye n'amaso yanjye. Maze uyu mugore aravuga ati aka kagabo kari kuvuga ibiki? Ati wa kagabo niba utanabizi, umugabo wanjye yamwisangiye afashe igitiyo mu ntoki. Ati wowe uri kubara inkuru utazi, ukurikire filime witonze. Maze uyu mugabo abwira Fabrice ati umugore wawe ari kugushushanya, ntago ari umuntu mwiza, ni wowe wabikoze, njye namubonye n'amaso yanjye abiri ari gufata umwana, uyu mwana akiri muzima amuzanye akamushira hariya n'igitiyo. Nyagasani, uyu mugore wawe ati ni wowe waturukanye umwana mu nzu, uyu mukobwa Sandrine ntabwo yari ahari, ati njye namwiboneye n'amaso yanjye abiri, kandi ibyo nkubwira ni ukuri, unyizere ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Barakwereka uyu mugore yaravuze ati njyewe ntago bishoboka, uyu mugabo ari kutubeshera, ari kumbeshera. Uyu mugabo akuye telefone aravuga ati njye mfite ibimenyetso. Uyu mugore aza kubyitambika, aza kubwira umugabo ati umva mugabo wanjye, ibintu ari kukubwira ntubyizere, ni ikinyoma ari kubesha, reba ni Sandrine wabikoze kandi nawe wamwiboneye. Maze uyu mugabo aramubwira ati va mu nzira. Maze uyu mugabo mugenzi w'uyu Fabrice aramubwira ati wa mugabo Fabrice si unyizeye? Ati tuza maze nkwereke ikimenyetso cya nyacyo, nuza kumara kubona ikimenyetso nibwo uri buze gufata umwanzuro, ukurikire filime witonze. Uyu mugabo aravuga ati njye ibintu ntago ndi kubyumva, ati ibi bintu birimo urujijo, ukurikire filime witonze. Barakwereka uyu mugabo yahise avuga ati sorry mureke mbereke, nibwo muri buze kubimenya, nibwo muri buze kumenya ukuri. Ubwo Sandrine we gari gamwumiyemo, yari yatuje ntacyo kuvuga yari afite. Umugabo yahise abona vidiyo. Nyagasani, uburyo umugore we ari uri gukora ibi bintu. Barakwereka umugore yarabibonye ahita atangira gucaho, ahita atangira kugenda, atangira guhunga nk'umuntu wese ufite amakosa. Ariko uyu mugore afite umutima mubi nk'uwazana inka. Nyagasani, ubwo rero uyu umugore atangira kwitegereza umugabo we. Uyu mugore icyuya cyatangiye kuza atari mu kazi, yatangiye kubira icyuya kubera ubwoba. Ukurikire filime witonze. Uyu mugore zamwumiyemo iminsi ye yo kubaho, atangira kuyibaririra ku ntoki. Umugabo we nawe yararebye bibaye, aravuga ati nizere yuko ndi kurota, ati yuko ibintu naba ndi kubona ntabwo byaba bisanzwe. Maze uyu mugabo aza yegera umugore aravuga ati wa mugore we, ko bizi ko ngukunda, ko bizi yuko ntaguca inyuma, kuzi yuko buri kimwe cyose nagikora ku bwawe, ni gute watinyuka ukaza kumpekura? Nyagasani, ukurikire filime witonze. Uyu mugore umugabo we yamwegera agatangira guhunga nk'umuntu wese uri mu mafuti. Maze uyu mugore atangira kuvuga ati umbabarire. Barakwerekana wa mugabo yari guhumuriza Sandrine, ari kuvuga ati iba witonze, humura, icyaha cyarangije kukuvaho, bakurenganyaga atari ko humura, byose Imana ibiri kubireba, kurikira filime witonze. Ubwo na wa mugabo nawe ari kubwira umugore we ati wa mugore we, kuzi ko buri kimwe cyose ngikora ku bwawe, ni gute watinyuka ugakora ibi bintu? Barakwereka Sandrine intumbi yahise yishira hasi. Ubwo ntabwo yari ikiriye, ahubwo umupfu yarabonye nyirawe. Ukurikire filime witonze. Maze uyu mugore aratangira ati uyu mushiki wawe yambangamiraga, nagiraga ngo umwirukane. Umva ubwisobanuro yari ari gutanga hejuru y'icyaha yari yakoze. Uyu mugore arangije aravuga ati njyewe nakubwiraga ngo umwirukane ku neza, ukanga akagenda. Ati ubwo rero njye ntabwo namushakaga mu rugo rwanjye, niyo mpamvu nakoze biriya bintu kugira ngo mbimugerekeho, nurangiza umwirukane. Umugabo byaramurakaje akubita umugore w'urushi. Nyagasani, ariko nawe uri wowe, aravuga ati wa Karitasi we, ni gute umfata ukankorera ibi bintu?
uyu mugabo aravuga ati ni gute wanteza agahinda kangana gutya hejuru y'ubwo bugoryi bumeze gutyo. Uyu mugabo byaramurenze, nyagasani aravuga ati ndebera, ubu ngubu urampekuye birarangiye, ukurikire. Uyu mugore yaratangiye kureba nk'ikinyogote, maze umugabo aravuga ati ngiraga ngo ubwenge bwawe barabukoropye rimwe na rimwe, ati kuko wagira ngo nta bwenge buzima ufite, ati ubundi najyaga kuzana umugore nkawe ndi kureba he? Mwa bagore mwe mwirinde kugira ngo abagabo banyu bicuze icyo babazaniye, muje muraharanira kugira ngo abagabo banyu bate kwicuza icyatumye babashaka. Maze uyu mugabo aravuga ati nta kindi kintu kigiye gukurikiraho uretse kugukurikiza umwana wanjye ugize guca urushi. Uyu mugore aravuga ati mugabo wanjye, ati mbabarira nzakubyarira undi mwana. Akivuga gutyo umugabo yararakaye, ukurikire filime witonze. Umugabo yararakaye avayo, ntabwo tuzi ngo yerekeye hehe. Maze uyu mugore aravuga ati mbabarira. Barakwereka umugabo yavuye afite n'agatebe, nyagasani. Uyu mugore we ibigiye kumubaho birenze ukwemera, atangira kubera umujinya, atangira gukubita umugore icyo abonye cyose. Uyu mugabo yari afite umujinya ukabije cyane, ariko nawe ari wowe umugore akakora ibintu nk'ibi ngibi, yarangiza akavuga ubugoryi bumeze kuriya ngo icyo yabikoreye ni iki, warakara. Umugabo yatangiye gukubita umugore w'intebe, gusa n'umugore agakizwa n'amaguru kubera ko yari igishigabo. Uyu mugabo batangiye kuza kumufata, batangiye kuza kumuturisha, bari kumubwira bati hangane. Barakwereka umugore yavuye mu rugo araturumbuka arirukanka. Uyu mugabo yari afite umujinya ku buryo no kuwukontorora byari biri kugorana. Uyu mugabo batangira kuza kumuturisha. Fabrice disi yarababaye kubona umugore wishakiye ndetse ukamutera inda akabyara umwana, yahindukira agafata uwo mwana akaza kumwica. Ibyo bintu biteye agahinda. Uyu mugabo yaramubwiye ati Fabrice, ndakwinginze ihangane, tuza ubanze ushire umutima utekereze kabiri, ushire umutima ku murongo, ushire ubwonko ku murongo. Gise barakwerekana Sandrina nawe yaje guturisha uyu mugabo, baje gufatanya bombi, bafatanya kumufata ku kagongo. Uri kubona yuko bari kumufata ku kagongo kubera ko yari yapfishije. Noneho ikirenze cyo ari n'umugore we wari wabikoze, umugore yishakiye. Maze uyu mugabo mugenzi we aravuga ati Fabrice ihangane rwose, urabona yuko n'umugore wawe yagize ubwoba akirukanka, ati gusa uriya mugore wawe ntabwo ashobotse. Barakwereka Fabrice disi yaracururutse ndetse yaramenyeje n'ukuri yuko mushiki we yari ari kurengana. Uyu mugabo aravuga ati rero ntuje urafata umwanzuro uhubutse, ati buriya uyu mushiki wawe iyo ntahagera kiba wamurenganyije, ati kandi nta kintu kibi yari yakoze. Uyu mugabo aravuga ati nawe ari wowe nta kindi kintu wakora, ati birababaje kandi biteye n'agahinda, ni ukuri kw'Imana ntabwo nzi ukuntu ndi kwiyumva mw'aya masaha. Gusa icyo tubonye cyo uyu mukobwa Sandrina icyaha kimuvuyeho, nta cyaha yigeze agira, byose bifasha uwari wabikoze. Uyu mugabo yarababaye, nyagasani bakomeje kumuhumuriza, ariko agahinda ko ntabwo kabura. Yararize ku buryo uri kubona yuko disi ibi bintu biteye agahinda. Agafilime kacu ugasoreje ahangaha. Ndagushimiye wowe wabanye natwe ukaba wakurikiranye filime yacu kugeza ku musozo. Imana iguhe imigisha itagabanyije, ndetse icyiza cyose giturutse ku Mana kikubeho. Njye mwari kumwe banyita umwari Fabrice, tuzahurire mu gasobanuye kubukurikira. Ciao ciao kandi ndabakunda.